Katubaramutse kandi tubahe ikaze muri iki cyigisho no muri aya materaniro. Uwiteka abahire. Rero mbere yuko dukomeza reka dusenge. Uhabwe icyubahiro, Data ugira imbabazi uri mu ijuru, turashimiye cyane, tugushimira kugira neza kwawe n'imbabazi zawe zihorana natwe, izina rya rihimbazwe. Twishimiye ko wabanye natwe amanywa yose, none muri uyu mwanya w'umugoroba udushyize muri uyu mwanya wateguriye ko twumva ijambo ryawe. Turasabye ngo umwuka wera tuyobore, ari twe bavuga n'abateze amatwi hirya no hino, tubise mu izina rya Yesu, amen. Reka twongere tubaramutse, tuvuga tuti Uwiteka abahire. Turashimira Imana cyane kubw'uyu mwanya tugezemo. Imana irakoze kuko iduhaye uyu mwanya wo gukomeza kumva ijambo ryayo. Turararika abadukurikiye kuri iyo mirongo mwamaze gutangarizwa, haba abakurikiye kuri Radio King, abakurikiye kuri YouTube, abari bukurikire mu kanya kuri Radio Izuba. Mwese turabakiriye mu izina rya Yesu. Uwiteka abahire. Uwo muri kumwe ni mwene Sokagera Robert, nk'uko umuyobozi wa gahunda amaze kubivuga. Tugiye kwigira hamwe ijambo ry'Imana. Ijambo tugiye kwiga ni ryitwa igicaniro cy'umuryango. Igicaniro cy'umuryango niryo jambo twifuza kwiga. Iyo bavuze igicaniro cy'umuryango, ni ugusenga gukubiye mu muryango, nk'uko tugiye kubyiga mu buryo burambuye. Nk'uko ijambo ry'Imana ribitwereka, uhereye kera gusenga Imana byabaga bishingiye mu muryango. Uhereye igihe cya Adamu, uhereye igihe cya Adamu kugeza mu gihe cya Aburahamu, ibyo bisekuru byose byaciyeho baramyaga Imana, basengaga Imana, ariko ntabwo bagiraga ahantu hihariye ho kujya gusengera. Ahubwo ubuzima bwo gusenga, ubuzima bwo kubaha Imana bwose bwabaga bushingiye mu muryango. Mu muryango niho habaga igicaniro, niho kubaha Imana kwari gufitiye ishingiro. Ibyo rero uko byari bimeze icyo gihe, niko binakenewe no muri iki gihe. Turubakira icyigisho cyacu kuri aya magambo abone mu gitabo cya Yobu. Igitabo cya Yobu turasoma igice cya mbere, umurongo wa mbere tugeze ku wa 5. Niho turi bwubakire ibyo tugiye kwiga mu buryo burambuye. Yobu ni umwe mu bakiranutsi b'intangarugero bavugwa muri Bibiliya, ariko kimwe mu bikomeye avugwaho ari nabyo shingiro ry'ubukiranutsi bwe, nuko iwe mu rugo igicaniro cy'umuryango cyari gifite ireme gihamye, nk'uko byanditswe muri aya magambo dusoma. Haranditse ngo, mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubahaga Imana akirinda ibibi. Nuko abyara abana b'abahungu 7 n'ab'abakobwa 3, kandi yari atunze intama 7,000 n'ingamiya 3,000 n'amapfizi 1,000 yo guhinga n'indogobe z'ingore 500 n'abagaragu benshi cyane. Uwo muntu yari akomeye kuruta abantu b'iburasirazuba bose. Icyo twagambiriye kwiga hano si byo Yobu yari atunze, si n'ibyo yageragejwe, ahubwo ishingiro ry'ubukiranutsi bwe ryari rishingiye kuri ibi bivugwa uhereye ku murongo wa 4 n'uwa 5. Haranditse ngo, kandi abahungu be biremeraga ibirori mu mazu yabo umwe mu minsi yitoranirije, bagatumira n'abashiki babo 3 ngo baze gusangira nabo.
nuko iminsi y'ibirori byabo yarangira, Yobu akabatumira ngo abeze. Akabyuka kare mu gitondo, agatamba ibitambo byoswa bihwanye n'umubare wabo, kuko Yobu yavugaga ati, ahari abahungu banjye bakoze icyaha bahemukira Imana mu mitima yabo. Uko niko Yobu yajyaga agenza iteka ryose. Nguko uko igicaniro cy'umuryango cyari cyubakitse mu rugo kwa Yobu. Ubukiranutsi bwinshi bumuvugwaho bushingiye kuri iki. Nubwo yihanganiye ibigeragezo nk'uko ibindi bimuvugwaho biri, nubwo yari umugiraneza n'umukiranutsi nk'uko ibindi bimuvugwaho biri, ariko ikireme icy'urufatiro rw'ubukiranutsi buvugwa kuri Yobu ni iki gicaniro cy'umuryango. Yatinyaga Imana, akubaha Imana, akarinda amahame y'Imana, akayatoza be, akarinda ibyaha mu muryango we. Ibyanditswe turatubwira ngo aba bahungu be bajyaga barema ibirori, bamara kurema ibirori bagatumirana, ubuvandimwe bugasagamba, bagatumirana bashiki babo, ariko barangiza iminsi y'ibirori byabo, Yobu atababonyeho ikibi, Yobu nta nkuru zamusanze ngo bakoze iki n'iki, agatekereza mu mutima, atahari aba bana banjye bashobora kuba bahemukiye Imana mu mitima yabo, bakagibwaho n'urubanza. Akabasabira imbabazi ku Mana, ibyabo akabyereka Imana, yarangiza agatanga ibitambo bihwanye n'umubare wabo, kugira ngo niba hari uwagiweho n'urubanza arukurweho kubw'imbabazi z'Imana. Uku niko umugabo wese, umuntu wese ufite umuryango asabwa kurinda no kubumbatira amahame n'icyubahiro cy'Imana mu muryango we. Uko niko asabwa kubera amaso abamukomokaho n'abagize umuryango we muri rusange, akabegereza Imana, akababanira n'Imana, mbega akabegereza Imana. Ni iki gicaniro cy'umuryango kimaze, ni nicyo kivugwa. Ariko kuko dufite byinshi byo kuvuga kuri iyi ngingo, ndagira ngo nsome igitabo cyitwa Ubusobanuro bwa Bibiliya, umuzingo wa 3, urupapuro rw'1140, kugira ngo turebe iyi nkuru ya Yobu ivugwa muri Bibiliya twayigiraho iki kirebana no kubaha Imana mu miryango yacu. Igitabo cy'Ubusobanuro bwa Bibiliya, turasoma ku rupapuro rw'1140, paragrafu ya 4. Harimo aya magambo nifuza ko dufatanya kuyumva. Haranditswe ngo Job as a faithful priest. Yobu yari ahagaze nk'umutambyi ukiranuka, atari umutambyi w'irindi shyanga, ahubwo ari umutambyi w'umuryango we. Icyo tugomba kubyigiraho ni iki? Ibyanditswe biravuga ngo, it were well for parents to learn from the man of Uz a lesson of steadfastness and devotion. Byaba byiza ababyeyi, byakabaye byiza ababyeyi bigiye kuri uyu mugabo wo mu gihugu cya Uzi, yani Yobu, bakamwegeraho icyigisho cyo gushikama mu mahame no kwiyegurira Imana. Job did not neglect his duty to those outside of his household. He was benevolent, kind, thoughtful of the interests of others, and at the same time, he labored earnestly for the salvation of his own family. Yobu ntabwo yirengagizaga abo hanze y'umuryango we. Yari umunyabuntu, umugira neza,
yari umuntu uzirikana inyungu cyangwa ineza yabo hirya y'umuryango we, ariko ibyo akabifatanya no gushishikarira gukorera agakiza k'abagize umuryango we bwite. Ni byiza guhahira umuryango, ni byiza guhaza abawe, ni byiza kubambika, ni byiza kubateganiriza ahazaza, ariko byaba ari ubupfu buteye ubwoba abawe ubashakiye byose ariko ntubegereze Imana, ntubatoze kubaha Imana, ntubingingire Imana, mbega ntubashakire ubugingo buhoraho ubwo twasezeraniwe. Uburyo bwo uwashakira umuryango w'ibindi ukamenya kubahahira ukabahaza, ubugize neza ukwiriye kubishimirwa, ukabambika bakaberwa, ubugize neza ubukwiriye kubishimirwa. Ariko wirengagije kubashakira agakiza, kubegereza Imana, ubu uri umupfu, kuko ubashakira bizabagirira akamaro k'akanya gato, wirengagije iby'akamaro kazahoraho iteka. Ibyo ni byo nk'ababyeyi twese dusabwa kwigira kuri Yobu mu nkuru ye ivugwa muri Bibiliya. Yashimwe nk'umukiranutsi w'imbere mu bavugwa muri Bibiliya, ariko icyambere gihamye ubukiranutsi bwe ni ukugira igicaniro gihamye mu muryango we. Ndakomeza nsoma ibyanditswe bikomeza bivuga biti, amid the festivities of his sons and daughters he trembled lest his children should displease God. Igihe cyose abana be babaga bari mu birori, ngo we yabaga ahinda umushitsi atewe ubwoba nuko bashobora guhemukira Imana mu buryo runaka. As a faithful priest of the household, he offered sacrifices for them individually. Nk'umutambyi ukiranuka w'umuryango we, yajyaga batambira ibitambo umwe. Akavuga ati runaka ateye atya, ahari yagenje atya, ahari yavuze atya, akabata mbega kesi ya buri wese akayimurikira Imana, buri wese akamwingingira ukwe, buri wese akamutambirira ukwe, kugira ngo agire impamo yuko abana be niba banahemukiye Imana urwo rubanza barukuweho. Ni bibi kubaho udahangayikishijwe n'agakiza kabagukomokaho. Nk'uko mu buzima busanzwe umuntu wese ufite ubwenge utekereza ajya atekereza akibaza uko abamukomokaho bazabaho, baziga bate, bazabaho bate bamaze kuba bakuru. Ni nako dukwiriye gutekereza ku murage wabo w'iteka. Umuntu wese udaha ibyo umwanya mu bwenge bwe, ntabiha umwanya mu muryango we, ntabiha umwanya mu mutima we, aba ari indangare kandi aba ariho urubanza rukomeye imbere y'Imana. Niyo mpamvu uyu munsi twifuje kubibutsa agaciro k'igicaniro cy'umuryango. Reka twihute ibya Yobu tubiveho, dukomeze turebere hamwe n'ibindi. Dukomeza gusoma muri iki gitabo, haranditse hati nk'umutambyi ukiranuka w'umuryango we, Yobu buri mwana yamutambiraga igitambo ku giti cye. He knew the offensive character of sin, and he thought that his children might forget the divine claims. This led him to God as an intercessor in their behalf. Yobu yarazi ububi nyabwo bw'icyaha, maze gutekereza ko abana be bashobora kuba bibagiwe amategeko y'Imana, nuko we akabitwarira imbere y'Imana abasabira. Ngicyo icyo buri mubyeyi asabwa gukorera bamukomokaho. Icyo utagikora ukaba uriho urubanza imbere y'Imana. Tukivuga igicaniro cy'umuryango, ndagira ngo mbabwire ko abakiranutsi bose bavugwa muri Bibiliya,
icyo nta wiswe umukiranutsi yarirengagije icyo. Mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi urupapuro rwa 98 hatubwira ko Nowa nawe nk'umukiranutsi nubwo yari afite inshingano yo kubwiriza isi yose, akabahendahendera bose kwiyuzuza n'Imana, akababurira iby'amateka azacibwa, ntabwo yamariye imbaraga ze mu kubwiriza abo mu isi ngo yibagirwe abo muryango we. Ndetse ibyiza bikomeye nubwo ubutumwa bwe abandi bose bo mu isi babwanze, ariko abo mu muryango we barabwemeye. Ndagira ngo nsome aya magambo nihuta maze dukomeze tuvuge byinshi kuri iyi ngingo yitwa igicaniro cy'umuryango. Igitabo cyitwa abakurambere n'abahanuzi. Abasoma ibitabo by'izindi ndimi murasoma icyigisho cya 7 mu Cyongereza. Mu Cyongereza turasoma page 98 urupapuro paragraph ya mbere. Haranditse ngo Imana yategetse Nowa iti, injira mu nkuge n'ab'inzu yawe bose, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye. Umuhanuzi ayo ni amagambo ya Bibiliya. Umuhanuzi yavugaho yasobanuye ati Noah's warning had been rejected by the world. Umuburo wa Nowa wari wanzwe n'isi muri rusange, but his influence and example resulted in the blessing to his own family. Ariko nubwo ab'isi bose banze umuburo Nowa yatanze, icyitegererezo cye cyiza cyemeje abo muryango we kibahindukira umugisha. Bityo Nowa nk'ingororano yo gukiranuka kwe, ingororano yo gukiranuka kwe n'ubudahemuka bwe, Imana imukizanya n'abo umuryango we wose. Nguwo umukiranutsi wakijijwe n'abo mu muryango we. Umuhanuzi aravuga ngo what an encouragement to parental fidelity. Mbega ukuntu bino ari inkomezi ku mubyeyi ukiranuka. Ibi bitwereka yuko iyo uhagaze nk'umubyeyi ugaharanira gukiranuka mu muryango wawe, ugaharanira ukaba mwiza mu muryango wawe, abawe ukabahendahendera ntubareke, bijya bituma Imana itakwibagirwa. Abandi bakiranutsi bavuga muri Bibiliya ni benshi, ntabwo twabatindaho bose ngo buri wese tuvuge ibi, ariko tuvuge gusa ku witwa Aburahamu. Uyu Aburahamu nawe yaraza agaciro k'igicaniro cy'umuryango. Mu gihe tuvuga iby'igicaniro cy'umuryango, dukwiriye kumenya agaciro kacyo. Bwa mbere ni itegeko rireba umuntu wese wubaha Imana. Ntabwo Imana ishaka yuko tujya kuyisengera ku rusengero. Ntabwo Imana ishaka yuko abacu tubatoreza ibyiza ku rusengero, cyangwa se ngo tuba ab'Imana ku rusengero. Ahubwo Imana yifuza yuko ubuzima bwo kuyubaha, ubuzima bwo kwizera, ubuzima bwo kuyikorera bwose buba bushingiye imizi mu rugo. Umugabo agahagarara nk'umuyobozi w'itorero, abana be bakamubera abizera b'itorero, maze kubaha Imana kugahera mu rugo iwe. Ndetse ndagira ngo mbabwire ko ibyo nibyo byitwa ishingiro ry'ubukiranutsi kuri Aburahamu. Ndagira ngo muvugeho ibintu bikeya kuko turi bugire byinshi byo gusoma. Igitabo cyitwa abakurambere n'abahanuzi, urupapuro rwacyo rw'144, turasoma isubi ya 3, hatwereka ko n'itegeko, it's an obligation, kugira igicaniro cy'umuryango. Ntabwo ari ubushake n'amahitamo y'umuntu, ahubwo ni itegeko k'umuryango wose wubaha Imana bagomba kugira igicaniro cya nimugoroba.
mbega guteranira hamwe mu gitondo abagize umuryango bose bagasenga, nimugoroba bavuye mu mirimo yabo bagahurira hamwe bagasenga, ibyo ni itegeko. Kutabyubahiriza ni uguhemukira Imana. Igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, urupapuro rw'144, ndasoma isubi ya 3. Ibyanditswe bivuga aya magambo agira ati: A well-ordered Christian household is a powerful argument in favor of the reality of a Christian religion. Umuryango mwiza wa Gikristo ufite gahunda ubwawo n'imbaraga ikomeye mu kurengera ubukristo. An argument that the infidel cannot gainsay. Iyo umuntu afite umuryango mwiza aba afite igihamya kitagishwa impaka ngo gitsindwe. All can see that there is an influence at work in the family that affects the children, and that God of Abraham is with them. Abantu bose bashobora kubona yuko hari imbaraga muri uwo muryango iyobora abawugize, kandi koko Imana ya Abrahamu iwurimo. Uyu muryango uyobowe neza ufite gahunda nziza usabwa kuba uteye ute? Mukomeze mutega amatwi. Ibyanditswe biravuga biti, ibyanditswe bikomeza bigira biti if the homes of professed Christians had a right religious mode, they would exert a mighty influence for good. Iyaba imiryango yose ya Gikristo yari ifite amahame y'iyobokamana ahagaze neza, yari ifite amahame, bahinduka imbaraga ikomeye yo kuzana ibyiza mu isi. They would indeed be the light of the world. Bahinduka umucyo w'isi koko. The God of heaven speaks to every faithful parent in the words addressed to Abraham. Imana yo mu ijuru ibwira buri mubyeyi aya magambo yabwiye Aburahamu. Ubwo ni amagambo aboneka mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 18 umurongo wa 19, ngo kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be nabo mu nzu ye bazakurikiraho kugendera mu nzira z'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho byose. Aya niyo magambo Imana ibwira buri mubyeyi. Umuntu wese asabwa kwigishiriza iwe mu rugo, akigisha abana be, agategeka abana be, akerekera abana be, akayobora abana be, akabatoza gukiranuka no kugendera mu nzira z'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, maze Uwiteka akabona kudusoreza ibyo yavuze byose. Kwirengagiza iki ni ugucumura ku Mana. Muri iki gitabo ndagira ngo nsoma amagambo yandi hatubwira ko burya ubukiranutsi bwa Aburahamu cyangwa kugera ku ntego kwa Aburahamu kwashingiye ku kumvira iri tegeko ryo kubaha igicano cy'umuryango. Ni muri iki gitabo nasomaga Abakurambere n'Abahanuzi. Abafite iby'izindi ndimi murareba mu cyigisho cya 12 nicyo twasomaga, n'ubu nicyo ngiye gusoma. Cyokora ubu ndasoma page y'142, nsome paragrafu ya mbere. Ibyanditswe biravuga biti: Abraham's affection for his children and his household led him to guard their religious faith. Urukundo Aburahamu yakundaga abana be n'abo muryango we muri rusange rwamuteraga kurinda iyobokamana ryabo. Mbega ntabwo yabakunze urukundo rubandarika, ntabwo yabakunze urukundo rubagaburira gusa ngo bahage bambare baberwe, ahubwo urukundo rukomeye yabakundaga
rwamuteye kurinda ubuzima bwabo bwo kwizera. To impart to them a knowledge of the divine statutes. Rumutera kubamenyesha amategeko y'Imana, kubigisha amategeko y'Imana. As the most precious legacy he could transmit to them and through them to the world. Maze iyobokamana aribaha nk'ahariwo mwandu rukumbi agomba kubaha nabo bakazawushyikiriza isi. Sinzi niba abadukurikira bateze amatwi neza. Urukundo Aburahamu yakundaga be rwatumye amenya ko nimba hinkanda bambahaye icy'ingenzi ariko kitari icy'ingenzi cyane. Nimba sigira amasambu nibyo ko kazabagira akamaro ariko kigiye kigufi. Abona the most precious legacy, umwandu wera w'agaciro yagombaga kubasigira ari ukubasigira kubaha Imana. Yewe mubyeyi unyumva, ubuhemukiye abana bawe iyo utinze mu kubashakira iby'ubu buzima, nubwo bikenewe twese tubishakira abacu, ariko ukirengagiza kubashakira uyu mwandu urusha byenda agaciro ariko kubaha Imana. Noneho ngicyo ndagira ngo rero kuko dufite byo kuvugaho byinshi, nsome mu kindi gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo. Mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo harimo byinshi naho dusoma. Igitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo, urupapuro rwa 212 gishimangira iri jambo. 212 igitabo cy'Urugo rwa Gikristo, ibyanditswe bitubwira aya magambo nifuza yuko tuyazirikana. Nituva kuri iyi ntambwe haranditse ngo igitabo cy'Urugo rwa Gikristo, umugabo ni inkingi mu muryango, ni utanga amategeko, akwiriye kugaragariza mu mibereho ye indangagaciro za kigabo, arizo mico myiza, kudatezuka, imbaraga, gukiranuka, ubugwaneza, kwihangana, umwete no kubingira akamaro. Nk'umutware w'urugo cyangwa nk'inkingi mu rugo, umugabo akwiriye kugira iyi mico ivugwa. Ibyo bigatuma, ariko si ibyo gusa, umugabo kandi niwe mutambyi w'urugo rwe, asabwa gushyira ku gicaniro cy'Imana igitambo cya mu gitondo na nimugoroba. Umugore n'abana nabo bagomba gushishikarizwa gufatanya nawe gutura Imana iryo turo rya mu gitondo na nimugoroba. Ntabwo ari ituro ry'amafaranga hano rivugwa, ni amasengesho yo kwiyegurira Imana mu muryango. Umuntu wese wirengagiza iki mu muryango we aba yimye umuryango we icy'ingenzi yarakwiriye kubaha. Ndakomeza gusoma. Mu gitondo na nimugoroba se w'abana ari we mutambyi wabo urugo rwe, akwiriye kwatura ibyaha bye, akatura n'ibyaha byakozwe n'abana be muri uwo munsi. Ibyaha yamenye cyangwa n'ibyo atamenye byamenywe n'Imana yonyine, agomba kubyatura. Cya kindi yo butwasomye yakoreraga abana be, buri mubyeyi asabwa kugikorera abamukomokaho. Kwirengagiza iki ni ugukora icyaha. Byanditswe bikomeza bivuga biti, itegeko ry'uyu murimo nirikurikizwa ryitaweho cyane na se w'abana igihe ari imuhira, cyangwa nyina w'abana akaba ari ubikora igihe umugabo wadahari,
bizabera b'uwo muryango umugisha ukomeye. Mu muryango we umugabo we niwe uhagarariye Imana, ariyo yatanze amategeko iva mu ijuru. Niwe ukorana n'Imana, agira uruhare mu gusohoza ubushake bw'Imana no kwinjiza mu bana be amahame y'ubunyangamugayo, abiteguza kwakira imico yera itunganye iva ku Mana. Azaba agaburiye umutima wabo icyatuma batubaha ababyeyi babo bo ku mubiri, ahubwo bakanubaha na se wabo wo mu ijuru. Bivuze ngo iyo wirengagije kubayobora bakananirwa kubaha Imana, nawe vuba cyane baba bazareka kukubaha. Ariko iyo batoje kubaha Imana, nawe uba wishyireho urufatiro rwo kugira ngo bazakubahe. Ndagira ngo kubw'igihe dusiganwa nacyo, nanone mvuge ku yindi ngingo. Ngiye kuvuga ni ibiki bijya byica igicaniro cy'umuryango, cyangwa ni ibiki bigikoma mu nkokora. Gusa kuri ya ngingo tuvuyeho yo kwerekana agaciro n'akamaro k'igicaniro cy'umuryango, dusomye bike muri byinshi twagombaga gusoma. Iki cyigisho cya 12 cy'iki gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, ndabararikira mwebwe kuzagisoma cyane, kuko harimo byinshi dukwiriye gusoma tudasomye, bitewe n'ibindi nabyo twifuza gusoma mu mwanya uri imbere, mu mwanya dusigaranye. Nanone n'iki cyigisho cya 34 cy'iki gitabo Urugo rwa Gikristo, nanone muzagisome murambuye, murenzaho nsomye, kuko nsomye hato kandi bitwubaka birimo ni byinshi. None reka dusimbukire kuri iyi ngingo, turebere hamwe ni ibiki bidindiza, ni ibiki bikoma mu nkokora, ni ibiki byica igicaniro cy'umuryango. Ndasoma icya mbere yo gusoma, hari ibintu nka 3 bijya byica bikadindiza kandi bigakoma mu nkokora igicaniro cy'umuryango, mbega bigatuma imiryango myinshi itabamo igicaniro cy'amasengesho mu gitondo nimugoroba. Impamvu ni 3, nubwo hashobora kuboneka n'izindi, ariko impamvu nkuru ya mbere ni imiterere ya se w'abana. Iyo umugabo mu rugo afite imico n'imiterere ya cyana, ajya atuma igicaniro cy'umuryango cy'amasengesho gisenyuka iwe. Ibyo ndaza kubivugaho tunabisome. Icya kabiri, guhugira mu mirimo y'ubuzima busanzwe nabyo bijya bisenya igicaniro cy'amasengesho mu muryango. Icya 4 ni ukwirengagiza, mbega kutagira negligence, kutita ku bintu. Mu nkundire rero ibyo bintu tubivugeho. Mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo, urupapuro rwa 213, Urugo rwa Gikristo 213, harimo aya magambo agira ati: A father must not be as a child. Umugabo ntabwo akwiriye kumera nk'umwana, moved merely by impulse, ngo ajye apfa gukora ibimujemo. He is bound to his family by sacred holy ties. Umugabo ahambiriwe ku muryango we binyuze mu mirunga ikomeye kandi yera.
umugabo ntabwo akwiriye kuba inkorwa hato mu muryango, ntabwo akwiriye kugira imiterere ya cyana ngo yivumbure ubusabusa, ngo ajye ahubuka. Iyo ufite iyo miterere ya cyana, ujya uhutaza ab'umuryango wawe, wananirwa wamara kubahutaza, nimugoroba ukagira isoni zo kubahamagara ngo ngwino dusenge. Wanabahamagara wihagaze ukabahamagara, wabigisha ntibifate, ukabigisha bakujora, ukabigisha mu mutima batakwemera, nawe ukabigisha udashize amanga, kuko ibyo wabahemukiye umutima wawe ukibikwibutsa. Niyo mpamvu iyi miterere ya cyana yo kurakazwa n'ubusa, yo kwivumbura, yo guhubuka ugakora ibikuzemo, bijya binyaga umuntu icyubahiro kimugomba mu muryango, ijambo rye ntiriryohere ab'umuryango we. Ibyo nibyo byica igicaniro cy'umuryango. Ibyo nibyo bijya byica igicaniro cy'umuryango. What his influence will be in the home will be determined by his knowledge of the only true God and Jesus Christ whom he has sent. Kugira ngo agire icyubahiro mu muryango we, bishingiye kuba azi Imana y'ukuri n'uwo yatumye Yesu Kristo. Intumwa Pawulo iravuga iti, nkiri umwana navugaga nk'umwana ngatekereza nk'umwana, ariko maze gukura ibya cyana ndabireka. Umuhanuzi asobanura aya magambo aravuga ati, the father is to stand at the head of his family, not as an overgrown and disciplined boy. Se w'abana akwiriye guhagarara mu muryango we nk'umutware w'umuryango, ntabe nk'umwana w'ingimbi, but as a man with manly character and with his passions controlled. Ahubwo agomba guhagarara nk'umugabo, akagaragaza imico n'imiterere ya kigabo, akaba umuntu uzi gutegeka kamere ye n'uburakari bwe. Iyo ibyo bikunaniye, iyo miterere yawe mibi igihutaza abawe, igakomeretsa abawe, nawe ubwawe ukagutera ikimwaro cyo kubabyutsa mu gitondo ngo musenge, ikagutera ikimwaro cyo kubahamagara nimugoroba ngo dusenge. Nguko uko igicaniro mu muryango kijya gisenyuka kigashira. Ndakomeza nsoma amagambo ari muri icyo gitabo. His conduct in his home life is to be directed and restrained by the pure principles of the word of God. Imyitwarire ya se w'abana mu muryango igomba kuyoborwa kandi ikagengwa n'amahame y'ijambo ry'Imana. Then he will grow up to the full stature of man in Christ Jesus. Uko niko akura akagera ku gihagararo cy'abari muri Kristo Yesu. Noneho iyo niyo mpamvu ya mbere igisenya igicaniro mu muryango. Ndabasaba, iki ni icyigisho cya 34 muri cya gitabo cy'urugo rwa Gikristo. Ndabasaba ngo muzagisome, harimo byinshi ariko igihe kitatwemera gusoma byose. Cyokora reka nsome icyo bise ngo a fitting prayer for a quick tempered husband. Umugabo wese mu rugo rw'ukunda kurakara vuba, ngo hano hari isengesho akwiriye kujya asenga. Haranditse ngo, in the daily life you will meet with the sudden surprises, disappointments and temptations. Mu buzima bwa buri munsi nk'umugabo uzajya uhura n'ibigutunguye, ibiguca intege n'ibishuko. Ibyanditswe ijambo ry'Imana rivuga rite kuri iyo ngingo? Riravuga ngo, resist the devil by firm reliance upon God. Ujya urwanya Satani ubikoresheje kwegamira Imana, nawe azaguhunga. Ayo ni amagambo ari mu gitabo cya Yakobo ibice 4:7. Noneho wumva icyo umuhanuzi
abivugaho. Haranditse ngo look unto Jesus at all times and in all places. Igihe cyose n'ahantu hose ujye uhanga Yesu amaso, offering a silent prayer from a sincere heart that you may know him and do his will. Usenge bucece nutangira kugeragezwa rero bigutunguye, usenge bucece kugira ngo umenye ubushake bw'Imana. Then when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard for you against the enemy. Noneho umwanzi naramuka gutunguye nk'umwuzure, umwuka w'Imana azamumanikira ibendera amutsinde. Noneho nawe ujye uhora usenga uti, iyi niyo ngingo nashatse. When you are almost ready to yield, to lose patience, self-control, to be hard and denunciatory, igihe ubona kwihangana bigiye kukunanira, ugiye kunanirwa kwitegeka, ubona ugiye kuzinukwa bawe, ujye usenga uti, help me O Lord to resist temptation. Nyabuneka Mana ntabara kugira ngo ndeshe iki gishuko. To put all bitterness and wrath to put out of my heart, kugira ngo nkure mu mutima wanjye uburakari bwose no gusharira kose. Give me thy meekness and lowliness, mpa kwiyoroshya no guca n'ubugwaneza bwawe. Thy long suffering and thy love, ume kwihangana n'urukundo rwawe. Leave me not to dishonor my Redeemer, to misinterpret the words and the motives of my wife. Usaba Imana uti nyabuneka ntundeke ngo nubahuke cyangwa nsuzuguze umucunguzi wanjye mbikoresheje, to misinterpret the words and the motives of my wife. Ngo amagambo umugore ambwiye n'imigambi ye mbisobanura uko bitari. Oh my children, cyangwa abana banjye mbarebe uko bitari. Ubwo iyo ugenze utyo Imana ikugira imbabazi kagutabara. Naho iyi ngese yakuganje, iyo miterere ya cyana ukayikomeza, ukomeretsa bawe, igicaniro kigasenyuka. Kabiri, icya kabiri twavuze kijya gisenya igicaniro cy'umuryango, bigatuma igicaniro cy'amasengesho mu muryango kitagira ireme, ni uguhugira mu mishinga y'ubuzima busanzwe. Igitabo cyitwa Ibihamya by'Itorero umuzingo wa 5, urupapuro rwa 423, harimo aya magambo menshi nifuza ko muzasoma mu gihe cyanyu. Ni topic nini yitwa business and religion, iyobokamana n'imirimo y'ubuzima busanzwe. Harimo amagambo menshi ariko kubw'igihe ndasoma make. Haranditse ngo the battle of business, if continuous, would dry up spirituality and leave the soul Christless. Guhugira muri shuguri z'ubucuruzi iyo bikomejwe, mbega umuntu ntabijere, bijya bikamya iby'umwuka, maze umutima ugasigara Kristo adafite ahatura. Kristo agasigara adafite ahatura. Noneho ibyanditswe bikomeza bivuga bitya biti, although they may profess the truth, yet if man pass along day by day with no living connection with God, they will be led to do strange things. Nubwo abantu baba batura ko bizera ukuri, ariko iyo umunsi ku wundi bajya bahugira mu byabo, nibagire ikibahuza n'Imana, bazatungurwa no gukora ibintu by'inzaduka. Decisions will be made not in accordance with God's will. Bazajya bafata imyanzuro inyuranye n'ubushake bw'Imana. They will have their families separated from God
imiryango yabo izatandukana n'Imana. Mukomeze musome na paragrafu ya 2. Ibi ngibi ni ikibazo gikomeye. Satani ajya yiyambaza uruhuri rw'imirimo, ajya yiyambaza guhugira mu mirimo isanzwe, nubwo gukora imirimo isanzwe atari bibi ndetse n'ibyo bidutunze twese, ariko iyo mirimo isanzwe iyo umuntu atayinyaza umwanya yageneye kubaka igicaniro cyiwe mu rugo, ngo amenye uko azahuza ubuzima bwe bw'imirimo n'amasengesho ya mu gitondo n'imugoroba, ahabonera umwanya wo kuririmbana n'abana be, agasengana n'abana be, akiga ijambo ry'Imana n'abana be, bakatura ishimwe ry'Imana bari kumwe. Iyo mirimo nayo igikama iby'umwuka, igicaniro cy'umuryango kigasenyuka, kandi umuntu ataragambiriye kwanga Imana, ahubwo yarakunze imirimo akayirutisha igicaniro cy'amasengesho. Reka nongere nsome nihuta. Impamvu ya 3 twababwiye ijya ituma igicaniro cy'umuryango gisenyuka, kikarimbuka mu muryango, nk'uko nababwiye, nibyo bita negligence, kutagira icyo witaho, mbega uburangare, kuha ibintu agaciro gake. Kuri ibi ndagira ngo nsome amagambo aboneka mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo, urupapuro rw'195. Ndasoma ku isubi ya 2. Haranditse hati muri the work of winning their children for Christ. Reka nsubiremo, nshobora kuba nsomye haranditse ngo the work of winning their children for Christ. Many parents trust to the minister or Sabbath school teacher, but in doing this they are neglecting their own God-given responsibility. Umurimo wo kuyobora abana babo ku Mana, ababyeyi benshi bajya bawuharira ababwiriza, ariko iyo bagenje batyo baba birengagije inshingano bagenewe n'Imana bo ubwabo. The education and the training of their children to be Christians is the highest service that parents can render to God. Gutoza abana no kubigisha inzira y'Imana niwo murimo ukomeye ababyeyi bashobora gukorera Imana. It is a work that demands patient labor, lifelong diligence, and persevering effort. Uwo murimo wo kuyobora abana bawe ku Mana ni umurimo usabwa kwihangana kwinshi, ni umurimo usaba umwete no gushinyiriza by'ubuzima bwose. By a neglect of this trust, we prove ourselves unfaithful stewards. Iyo umubyeyi yirengagije iyo nshingano yera, abahamije yuko ari igisonga gikiranirwa imbere y'Imana. No excuse for such neglect will be accepted by God. Nta mpamvu n'imwe Imana yakwemera yo gushyigikira uko kwirengagiza gutuma igicaniro cy'amasengesho gisenyuka iwawe mu muryango. Muri iyi minota 2 isigaye cyangwa 3, reka tubabwire ngo igicaniro cy'umuryango ni ikintu gikomeye. Mu gitabo ibi ni by'umuhanuzi Maraki yavuze, avuga ngo dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya, umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba utaraza, uwo ni uzasanganya imitima y'abana n'iyabase, kugira ngo ntazaza kurimbuza isi uyu umuvumo. Ibi bivuze ko nk'uko Eliya wita Ishubi uri usomwa mu gitabo cya 2 n'icya mbere cy'Abami, nk'uko yasanye igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse, niko n'ubu butumwa bwiza buheruka
aribwo bwitwa Eliya wa gatatu. Ubutumwa bwaje mu mbaraga no mu mwuka wa Eliya guteguriza abantu kugaruka kwa Yesu, nk'uko Yohana nawe yaje mu mbaraga n'umwuka wa Eliya guteguriza abantu kuza bwa Yesu bwa mbere. Ubu butumwa nabwo bugomba kongera gusana, bukubaka ibicaniro mu miryango y'abasenga. Reka dusoze dusoma igitabo cyitwa Ibihamya by'itora umuzingo wa gatanu, urupapuro rwa 424 ku isubi ya kabiri. Herekana ko niyo nzira gusa mbega kubumbatira icyubahiro cy'Imana mu muryango no kwimakaza iby'iyobokamana mu muryango. Igitabo cy'Ibihamya umuzingo wa gatanu, urupapuro rwa 424. Reka dusoreze kuri isubi ya kabiri y'iki gitabo. Harimo aya magambo avuga ngo, fathers and mothers who make God first in their households, who teach their children that the fear of the Lord is the beginning of wisdom, glorify God before angels and before men by presenting to the world a well-ordered, well-disciplined family. Ababyeyi b'abagabo n'abagore bagira Imana nyambere mu miryango yabo, bakigisha abana babo ko kubaha Uwiteka ryo shingiro ry'ubwenge, baba bahesheje Imana icyubahiro imbere y'abamarayika n'imbere y'abantu, babikoresheje kugira umuryango ufite gahunda n'ikinyabupfura kandi wubaha Imana. Ibyanditswe bikomeza bivuga biti, Christ is not a stranger in their homes. His name is the household name, revered and glorified. Kristo ntabwo ajya bumushitse muri bene uwo muryango. Izina rye niryo zina riyobora umuryango, rikahubahirwa kandi rikahahererwa icyubahiro. Angels delight in a home where God reigns supreme. Abamarayika bajya beshimira mu muryango nk'uwo aho Imana iganje. And the children are taught to reverence the religion, the Bible and the Creator. Umuryango aho abana bigishwa kubaha iyobokamana, bakigishwa kubaha Bibiliya, bakigishwa no kubaha umuremyi wabo. Such families can claim the promise, them that honor me I will honor. Bene iyo miryango ifite uburenganzira bwo kwishyuza Imana isezerano rivuga ngo, abanyubaha nabo bazubahwa. Imana y'amahoro iduhe kubaka igicaniro cy'amasengesho kirambye kandi gihamye mu miryango yacu mu izina rya Yesu.